murakoze perezida nyakubahwa wa repubulika Paul Kagame ni ukuri nagize ikibazo. Okay, ikibazo wagize ngira vuba twumve ko twagikemura. Murakoze, yewe nitwa Nyiranzoga Gaspard. Ikibazo nagize ni ikibazo cy'umurimo, noneho biba ngombwa ko akarere kanyuze mu muhanda uzamukira mu mujyi, ariko bari barambwiye ngo bazampingurane. Okay, abakubwiye ngo bazaguhingurane ni bande? Uwo murima wari uwawe urawubaha? Nyakubahwa perezida wa repubulika narawubaha, dore bigeze igihe ntangurane bari bamwe, abana banje bavuye mu mashuri, umugore yarahukanye ngo atabonere kumuhahira. Nawe nyakubahwa perezida wa repubulika nari kugira ngo icyo kibazo mukinyamurire. Okay, icyo kibazo ntabwo wabijyanye mu ubuyobozi ntibwagufasha? Umaze imyaka ingahe bataraguha umurima wawe? Nyakubahwa perezida wa repubulika ni ukuri maze imyaka ibiri, inzara dore nenda gupfa. Okay, ntacyo wabigejeje ku bahe bayobozi? Rwose nyakubahwa perezida wa repubulika nabigejeje kuri mudugudu, bigeze kuri gitifu, yemwe na guverineri nahigiye kumubwira. Okay, abo bayobozi yagejejeho ikibazo kandebe ko muri hano icyo kibazo mwacyumviseho cyangwa ntabwo nshaka ngo mumbwire neza, mumbwire niba cyarabagezeho.